Ari kubigoreka wari kubigoreka basangira kubangana n'umuntu si yawe uwo mugore urimo kumarisha abagore n'abagabo urimo gusenya ni mu musore tumurebe nta n'irindi jambo bavugije induru mfata igikoni cyanjye nza ndeba nsanga bamugaritse ura muri hejuru abantu bari bakikije ntawigeze ajya gukiza amujombagura yamushakaga namutunze ubushoreke buri mu buguri hari ukuntu ujya mu bushoreke uri kuri igikoni twe dufite agahinda ariko we n'umukecuru arimo aravuga agahinda afite gusa uno musaza nimba ari ikintu cyambabaje mu mateka uno musaza arambabaje kuko agiye azize ubusa ntako atagize ariko umugore amubera ikigeragezo uyu mukecuru avuga ati abana banjye barashize ahubwo ngira ngo ni ukujya guterekera akareba umudayimoni umubereye mu bana ariko nyine yazize inshoreke muri make ariko ni ukuvuga ngo ngira ngo inanga nicyo cyorezo abagore bamaze abagabo bagenzi babo bitewe n'uburayi bigenze gutyo kandi bafite abagabo. ngewe nasanze yamugaritse uwitwa Ntezimana niwe wari umuriho niwe wamukijije abandi bose bigiyeyo noneho uwo mwanya ahita mukazana wanjye ankubita hasi undi aza ankubita inkubara agenda abasize ariko yarangije kumwica kare. aho wakomerekejwe n'iki? nibo bankubise hasi. Mukazana wawe yitwa nde? Njerike. Tugeze mu mudugudu wa Rwinsanga uherereye mu murenge wa Gitoki ahari mu kagari ka Nyamirama, turi mu karere ka Gatsibo, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Abaturage ni benshi baturutse mu bice bitandukanye ariko by'umwihariko biganjemo abatuye muri uyu mudugudu. Aba baturage bazindukiye aha nyuma y'urupfu rw'umuturage mugenzi wabo witwaga Ngendahayo Donasiye wari mu kigero cy'imyaka 50. Abaturage bavuga ko yiciwe iwe mu rugo ariko nubundi ngo akaba yishwe n'umugabo wari inshoreke y'umugore we. Uyu mugabo yitwaga Inyansi. Abaturage bavuga ko bari basanzwe bazi amakimbirane y'uyu mugabo n'uyu mugore we ariko nanone ngo akomoka kuri inshoreke ye ndetse by'umwihariko byaje kurangira ahatakarije n'ubuzima. Tuhagera twahasanze abaturage benshi ariko bose barasaba ko uyu mugore nawe uri gushyirwa mu majwi kuba yafatanyije n'inshoreke ye akica umugabo we. Barasaba ko yasohoka mu nzu akabisobanura dore ko ari mu nzu yanze gusohoka. Banyita Mwitende Anastase. Uwo mugore urimo kumarisha abagore n'abagabo urimo gusenya ni mu musore tumurebe nta n'irindi jambo. Uwo mugore bamwita nako arabwira amazina yabo ngo ntacyo ariko nasohoka ajye mu hagati y'uruhame guhamanya n'uyu mugabo. Nyine naza avuye kuri mikoro agomba bimeze. Naza nyine avuye kuri mikoro atubwire ukuntu bimeze. Natwe ntago tubizi tuje duhuruye. Oya niba musane tumurebe nta kibazo. Niba bidukorera. Nasohoke tumenye icyo umugabo yazize, niba ari indwara tumenye ko yazize indwara ariko ibintu niba ari umwanwa tufite nabwo bigaragare ariko nasohoka ajye hanze atusobanurira icyo umugabo yazize n'icyatumye arwana na niko mutiki niba musohore ni mu musohore tumubone asohoka avuga yavuga n'impamvu yakoze ibyo byose. uyu yari kumwe n'uwo Inyansi. Chaka umuntu wari uhari rero biba neza nyirizina. Arimo arabigoreka arabizi. Bikora nta kibivuze haba hari abantu. Ariko bigoreka. wari kubigoreka basangira kubangana n'umuntu si yawe Abaturage bahageze mu bambere ubwo ibi byabaga ndetse n'ubushyamirane ubwo bwatangiraga baradusobanurira uko byagenze ariko nanone bakavuga ko amakimbirane ya nyakwigendera n'uyu mugabo wari inshoreke y'umugore we ngo yahereye ku irimbi ngaho bari bagiye gushyingura niho batangiye gushyamiranira biza kurangira ngo uyu mugabo
akurikiye nyakwigendera ndetse ngo aza kugera iwe mu rugo ari naho yaje kumutsinda dore ko abaturage babisobanura. Twebwe nko muri uyu mudugudu ahantu bagabwe bafitanye amakimbirane muri uru rugo, noneho njye naje muri uyu mudugudu kuri uru rugo rwa Donati bavuga ko hari amakimbirane, noneho ko hari amakimbirane naje mbisanga ariko n'ubundi nkabona n'ubundi nta mahoro ari muri uru rugo. Umugoroba rero ejo hari hapfuye umuntu hano hirya mu Gisaka. Uwo musaza Donati yavuye mu Gisaka aza yirukanka avuga yuko umugabo wafatanyije ngo n'uwo mugore kumwica yari amuhereye ku mugore ngo witwa Tatine aho yari ari manywera, aza yirukanka ahunga, amajije guhunga ahungira kuri uyu mukobwa uri aha hirya Shiba. Noneho birangira uko yari akarihari nabwo baza bamukurikira abagabo babiri, uko bakamukurikiye Shiba bima inzoga abasohora babwira ngo simbaho inzoga, ngo uko n'ubundi mwahereye mumwirukankana abantu bari bahari. Hari abakecuru witwa Mukakazana witwa Mugare, nibo bavuze bati mwahereye mu Gisaka mumwirukankana ni mu muhambwahenge ayabahunze. Noneho nje byageze aho ngaho ku mugoroba nka saa 12:30 mpita njya mu gikari. Ngiye mu gikari nibwo byageze nko mu masaa moya numva induru ziravuze ariko nanjye mpita ngenda, byabereye hano mu gikari kuko ntuye hano muri iki gikari cyaha. Nuko ngewe na mukecuru nyina wa Donati, abantu bari aho ari benshi ariko mbona Donati ari hasi gutya, uwo mugabo muri hejuru ari gukubita ariko sinzi ikintu yakubitaga icyo ari cyo. Wamukubitaga ninde? Ni uwo mugabo ntago Nyasi. Noneho biwe byarangiye uko byakabaye bigenda gutyo, uko twakabonye abantu bashwa mu mareye gutyo bareba gutyo, nta numwe avuzaga induru. Ni ngewe na mukecuru twavugije induru, abantu bahita bahamagara hano, bahita bahurura hano ku muhanda. Uwo mugabo bari barebaga gutyo ariko umugabo witwa Mapigi nubwo arimo kuvuga ngo ntawamukubise, bamukubise yari afite n'igikombe cy'urwagwa. Yabonye abantu bahageze muzehe bamuterera bamukubita hasi aribwo twari turi kuvuza induru. Noneho birangira Angelique n'uwo mugabo bavuze ngo abari butanga ubuhamya. Ubwo nge ndi kubivuga nane tunishinganisha nk'umudugudu nk'abantu barimo kubivuga. Bavuze ko uzatanga ubuhamya wese bazanamwica. Wabivuze ninde? Uwo mugabo niko yahise avuga ngo azabikurikirana paka Nyasi. We yavuze ngo uzatanga ubuhamya uwo ari we wese ngo bazamukurikirana paka bamwishe. Nuko birangira rero uwo musaza umugabo Damuru ni wamweguye, amajije kumwegura ahita ahamagara umumotari, amajije kumwegura amaje kugera hano ku muhanda nibwo yahise ate ikintu cy'urushonzi rw'amaraso, ageze Gitoki imbere hasi bikamujyana Kiziguro mu minota nka 15 nibwo yahise batubwira ngo ararangiye. Inyansi uwo yamukubitaga iki mwe muhagira mwabona? Twebwe twabonaga kubita kuko nimba ari inkoni nimba ari ikintu twabona kuko byari uruvuyane rw'abantu benshi, ariko nge ikintu niboneye gutya mu gatuza ka Donati hari hatambise inkoni n'ubu yigaragazaga. Nta byuma yamuteye? Ntabyo nabonaga kuko ibyari byo byose n'ibisharu by'ibyuma bya gasese bari batanyiye bamusharuzaga mu mugongo. Nta kindi kintu namubonye mu ntoki. Amakuru mwamenye yamuhoye iki? Yamuhoye uwo mugore. Niyo makuru ahari. Yazize umugore uwo mugabo Donati yishakiye. Aya makimbirane n'ubu bushoreke bw'uyu mugore wa nyakwigendera uretse kuba abaturage bayagarukaho yabasebukwe ndetse na nyirabukwe nabo barabishimangira, dore ko banemeza ko ubwo bari baje gutabara ngo nabo baje gukomeretswa n'uyu mukazana wabo nkuko babisobanura. Ni saa moya ritaranagera rwose. Waje ute wowe waruhurujwe nande? Ngewe nahurujwe n'agasaku mvuye iwanjye, ariko uwo waruteze uriya kumwica nari musize hano mu gitariho yicaye, arangije ajya aho bapimira niho yamufatiye. Undi yagiye amusangayo kubera ko bari bakaganye ari uguhiga imirwano, mbe urumva ko byabaye imirwano. Ntabwo ibyo mbizi. Wahageze bigenda gute? Ngewe nasanze yamugaritse uwitwa Ntezimana niwe wari umuriho, niwe mumukijije, abandi bose bigiyeyo. Noneho uwo mwanya ahita
mukazana wanjye ankubita hasi undi aza ankubita inkubara agenda abasize ariko yarangije kumwica kare. Aho wakomerekejwe n'iki? Nibo bankubise hasi. Mukazana wawe yitwa nde? Njerike. Ari nawe wabanaga n'uyu muhungu wawe nyakugenda? Oya, abana nawe izo sherekeze. Mukazana wawe ni wagukomerekeje uko? Sibyo si ishyano muzehe? Nanjye naribonye. Nanjye naribonye. Ukazongera kwitwa umukazana wawe? Niba ari we ubwo umuhungu wa nyina n'abazuka azaba we, natazuka azaba atari we, ni igisabano. Ubwo bushoreke yarafitanye n'uwo mugabo wishe umuhungu wawe hari icyo wari ubuziho ko abaturage bari? Bimaze iminsi n'abaturage bose barabizi. No ku murenge biriyo biranditse. Barafitanye ubushoreke budasanzwe? Bose bari kumwe. Mwari mubizi? Nari naryamye niryamira kare naha nikubise mu mabuye bavuze ngo Donati wanjye baramwishe, ni umwana wanjye. Ubwo rero nyine bavuze ngo Donati baramwishe, ngenda nirukanka ngwa muri biriya biguye byahariya hepfo ho bari nasanze Donati agaramye, Damuru niwe wari wamweguye, duhari tubanye abantu batavuga, nge n'uyu mudamu tuvuze induru ngo abantu bakunde baze babeshe, bose bamuremye uruziga hejuru. Nibwo nabwego muhungu wanjye Mapigi nikuba nabica mwene so umuhagaze hejuru ngo ntacyo bamutwaye. Nyasariruka abari bahagaze bati nabacika aramwisha, ariko nabacika nakazi kanje. Nyasahiruka yirukanka, Njerike nibwo afata gasebukwe aramutera mukubita hasi ati ko mushaka ko abantu mwebwe abantu bapfa, kuki mwebwe mutapfa? Ntari kukubise sobukwe. Aravuga ngo najya gukunda Nzeri ngo none ndakwanze. Ariko rero uwo mugore amaranye iminsi n'uwo mugabo rwose n'ibintu bimaze birebire cyane. Uwo Nyanza? Bamaze igihe kirekire. Umugabo yararaga mu cyumba mu karyango ke hariya, umugore akarara mu nzu ze nini. Ubwo rero ndavuga yari umukazana wawe cyane. None se njya kugwa mu mabuye hepfo hariya, sibavuze ngo Donati baramwishe, nkagenda nirukanka nagira nkasanga Donati aragaramye. Mukecuru ibintu uko byababaje cyifuzo cyane? Cyifuzo ni ugufunga bamwishe, none se twavuga ngo bici bakwica se bakitsa imiryango bakayimara. Uvuga ngo asize narashatse? Bafite n'abuzukuru bafite icyo, ariko umugabo yari inshoreke buri munsi isaha ku isaha. Ngo n'ejo saa 8 ngo yaraje arakinguza z'ijoro ngo hantu hapfuye umuntu, Donati arebera mu kirahure ngo abona ni Nyasi. Ese ubundi Nyasi yarageze ahati? Nyasi se ko ari umucuburongori nka nawe bari kumwe gutyo, uko twabifashe gutyo tukabireka twabikorera iki? Byaje kurangira inzego z'umutekano zije zisohora uyu mugore Angelique mu nzu aho yarari, ndetse baramutwara, ariko abaturage muri rusange bagashengurwa n'urupfu uyu musaza yishwe, ariko by'umwihariko bakanavuga ko hari hashize igihe n'ubundi ngo atotezwa n'uyu mugore we. Ibi ngibi birasobanurwa n'abaturage bari babazi. Nyakwigendera Ngendahayo Donati ugiye atuvuyemwo, yari amaze igihe kinini afitanye amakimbirane n'umugore we, bigera naho amwegurira inzu, araza yiryamira mu kazu yabikagamo ibyuma, dore ko yari umukanishi wacu. Yadukanikiraga akatuha ibyuma, waba udafite amafaranga ukazayamuzanira. Ariko aho yeguriye umugore we iyo nshoroke Nyasi, aho yabaga ageze Nyasi yarazaga, yahagera umusaza Donati yamubona akamuharira umugore we akiyizira iwe mu rugo. Ubwo rero Donati atuvuyemo ari uwacu, yari inshuti yacu, yari umusaza mwiza wakundwaga na buri wese. Imana imwakire mubaye. Twe dufite agahinda, ariko we no mukecuru arimo aravuga agahinda afite, gusa no musaza nimba ari ikintu cyambabaje mu mateka, uno musaza arambabaje kuko agiye aziza ubusa ntako atagize, ariko umugore amubera ikigeragezo. Uyu mukecuru avuga ati abana banjye barashize, ahubwo ngira ngo ni ukujya guterekera akareba umudayimoni umubereye mu bana.
data yapfuye mama agapfuye twe turababaye nta kindi twanarinzeho. se nyine urumva ko uwo mugabo yishwe n'inshoreke y'uwo mugore, yazize inshoreke muri make, ariko nyine yazize inshoreke muri make, ariko ni ukuvuga ngo ngira ngo inanga nicyo cyorezo abagore bamaze, abagabo bagenzi babo bitewe n'uburayi bigenze gutyo kandi bafite abagabo. Kandi no muri iyi minsi duherutse gupfusha umugabo muri ubwo buryo, umugabo yaryamanaga n'umugore w'umugabo mugenzi we, baramwica, bamaze kumwica arapfa. Ubu ni ukuvuga ngo uwo mugore arafunze n'iyo nshoreke ye irafunze. Nibyo biri n'ahangaha ndumva aribyo biri. Uyu mugabo Inyansi bari bashidikanye, kandi ngewe inanga bamaze imyaka 3 ariko nasanze babana, kuko niyo makuru nasanze ahari. Uwo Donati akanika amagare, afite akaryango abamo, aba wenyine, umugore akaba wenyine n'abana. Umugore n'abana baba mu gikari, umugabo akaba hano harera ku muhanda akanikira amagare. Noneho amakuru ahari akavuga ko Inyansi yamwinjiriye urugo n'amafaranga Inyansi agura inka, dore ko ari n'umucuba w'inka ayahabwa n'uwo mugore. Noneho uwo musaza Donati agenda akamwica ko amafaranga ye, umutungo we ukoreshwa nande na Inyansi. Aho Inyansi bahuriye, Inyansi agakubita Donati. Byari imaze kuba inshuro ebyiri, inshuro yabaye ni ya gatatu. Ubwo rero ejo twari tuvuye gushyingura umuntu ruguranga aho bita mu Kigabiro, ubwo ngo bahuriye n'ubundi basa naho bashwanirayo. Birangira uwo musaza Donati agiye ku muhungu witwa Bushombe, tumwita Bushombe, amazina ye ni Sipiriyani. Ahageze uwo Inyansi nawe barahageze n'abandi bantu, bica akanyota nk'abantu bavuye gushyingura, ariko Donati atazi ikigendererwa. Batangira gushwana, abo bari kumwe barabakiza, Donati arataha. Ashyitsi we mu rugo, Inyansi n'ubundi nibwo yaje amusanga iwe, niko kumukubitira iwe. Abantu barahurura, mu guhurura ise nawe azaje gutabara umwana we, umukazana we azafata wa musaza ntaramuhutaza mukubita hasi. Babonye ko umusaza afite igikomere, niko nko byagenze. Kumvutiye kuma twumva ngo umusaza yapfuye, tutese yaguye ngo yaguye ikiziguro, yageze ikiziguro arapfa. Ariko navuze nti yumba nkirina ntabwo nkibinaha cyane. Donati yagiye ambwira ububazo bwe bwishi, akamfata tukajya cyene ko nta kurya, wa mwana ubu nararushye, mfite ibintu ariko sinjya mbirya nyine tu. Baramuheje saza twajya cyene kakagura akabenzi tukirira nyine, ariko ubona yenda guhera. Namubwira ko se kuza umwuga wawe ujya wikanikira wowe, ushaka ukuntu warya nta kundi. Uyu mugore kuneni abo kuneni. Rero ikibazo cyabayeho, nta bajyanama yari afite bamukansaringa bamugarura. Subizi ko no kwa muganga we abantu bashinzwe ubwo bujyanama, yabuze abantu bamwegera bamenye kese afite, kubuzwa uburenganzira mu bintu bye. Furaha Franka ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitoki, aragaruka ko byabereye muri uyu mudugudu. Barwanye nuko abantu bahurira mu kabari barwanye, aramukubita aramukomeretsa, ajyanwa kwa muganga. Ageze kwa muganga bamuha transfer, ageze kuri centre de santé bamuha transfer, ijya Kizigura, ageze Kizigura yitaba Imana. N'undi nawe barwanye yakomerekejwe, ubu tuvugana aracyari kwa muganga ariko Kabarore. Rero ikijyanye n'uko umugore yaba yabigizemo uruhare ntabwo nabyemeza, cyane ko n'umugore yahamagawe busanzwe, araza aritaba, arabazwa kugira ngo n'ubu ari mu maboko ya polisi, ariko nta kintu kizagaragara ko yabigizemo uruhare. Ubwo tuyakeka asanzwe azwi, amaze imyaka myinshi bafitanye amakimbirane, cyane ko n'umugabo yigeze kuva mu rugo amara hafi imyaka 2 hatazwi aho yagiye, agarutse barongera barabana. Yego, ariko babanaga mu buryo butaburamo amakimbirane mu muryango. Kuba umuntu mufitanye ikibazo
ntabwo bivuze ngo ujye kumwica nangwa kumwambura ubuzima pe. Ngenda nahavuye mu kanya ndahavuye mbabwira ko umuntu mufitanye ikibazo ntabwo bivuze kwihanira. Tuvuye muri uyu mudugudu umurambo wa nyakwigendera ukiri ku bitaro bya Kiziguro mu gihe uyu mugore we yari yamaze gutabwa muri yombi. Nyakwigendera akaba asize abana bagera kuri 6 yari yarabyaranye n'uyu mugore. Abaturage muri rusange icyo basaba nuko inzego zakora iperereza abagize uruhare mu rupfu rw'uyu musaza bose bakaba babibazwa. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, turi mu karere ka Gatsibo.